nayo irababaje ariko iyo aho itandukaniye ntabwo irimo wapfuye nk'iyo ngiye kuvugaho umunyamakuru witwa Fata ku Mavuta yego uramwibuka hano mubaza ngo kujya mu buzima bw'abantu ukavuga abana babo abagore babo abagabo babo cyangwa se umusitari nta buzima kuri bagira urabyibuka statement uyu munsi nabonye akantu kazamwe kuri Twitter n'umusore umwe uwo n'undi munyamakuru Fata ku Mavuta afite umuhanzi avuga ntiyavuga ku ndirimbo ye ntiyavuga kuri melody by'abandi bacuranga ntiyavuga uko yari yambaye aza kuririmba ntiyavuga ku kazi ke ahubwo byarenze avuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'uwo muhanzi n'umugore we umugore we atari wenda umuntu wo ku ruhande habara nubwo yaba yabaye we avuga ari kuriya muntu na runaka baravuga ariko kuza kugera ku gikorwa nyirizina cyitwa gukora imibonano mpuzabitsina urugo rw'umuntu wubatse umugabo n'umugore wenda ukavuga mbere yuko babana n'ibindi imiryango ingana gute kugira ngo abone ibyabo ko nako nta kabazo icya mbere ni ukumenya yabyerekanaga cyangwa yabivugaga yabikuye he aho niba ushobora kwibaza niba hahari cyangwa yicaye akiyumvira ariko nubwo haba hahari kuki yaba yararungutse ahantu hatari ku irembo abasanze bari icyo si cyo nashaka kuvuga kuko hari uburyo bwabo bakora ibintu byabo wenda RIB itabona ko ari icyaha ariko bibangamiye sosiyete cyangwa RIB itegereje ko hagira uyiregera abantu ntibahitemo kurega bagahitamo icyo nashaka kuvuga kuri iyo story nabonye nuko noneho Fata ku Mavuta abantu bataje ngo bamubwire ngo wakoze nabi wahemutse batake Fata ku Mavuta icyo bakoze bazanye umugore we nawe bamuzana kuri Twitter bamuzana nawe bazana ifoto yahagaranye n'umugabo we Fata ku Mavuta nawe bamuvuga handi magambo ibaza umugore wande Fata ku Mavuta yavuze ku mugore wa harya yitwa nde uyu musore wagiraga inyinya warongoye umugore wo muri Ethiopia hari Medina Debe nayo ubuninde ni Medi Debe ni Kigali ubwo ni muri Amerika bamuzana n'umugore niwe yavuzeho ibyo birangiye kubera contest y'ibyo yavuze ko cyose nshaka gusubiramo ikintu umuntu yakoze iyo kitari cyiza si byiza ko mvuga icyo yavuze nanjye mbamufashije bararenga noneho nawe bazana umugore we Fata ku Mavuta ari kumwe na Fata ku Mavuta atwite ifoto isanzwe bahagaze baraza nawe bavuga ibindi basa nkaho bahorera wa wundi ariko ugiye kubireba nicyo nahoze mbaza abantu nkabwira nti ibyo Fata ku Mavuta yakoze sinshobora no kumara amasegonda abiri ngo ntekereza kwibaza ngo nibyo cyangwa sibyo ku maso yanjye sibyo nubwo mwe mwamuzi ko bikwiye ariko kuri njye uko mbyemera sibyo we nta kwibaza kwinshi waje ntabwo namwibaza icyo yakoze sinakwibaza ngo ni cyiza cyangwa ni kibi gusa ariko nabaje kwataka Fata ku Mavuta nawe bagakoresha umugore we w'inosante muri iki kintu nabo bakoze kibi ntashidikanyaho noneho abantu bakaza bakavuga ngo ijisho rihorerwa irindi hari ibindi n'ibiki bavuze ubwo nimba nashaka terime zakoreshwaga ariko ubwo n'ibitutsi niko bidudubiza kuri Fata ku Mavuta n'umugore we nako bazana n'ingero ngo n'ibindi n'umugore we nawe akora ibintu by'umwanda ariko kubera ko bino bintu birimo kuba tukaba tudafite umuntu uzamura icyapa cyanditseho stop twabuze umuntu utanga ikarita itukura cyangwa izo muhondo zo zaratanzwe RIB ihora Sierra ahora avuga ati dutanze warning bwa nyuma ahora na orange hagiye bazita jaune ariko jaune za RIB zishobora kuba ari nkeya cyangwa ahirebera ari jaune nyuma nta kintu kiriho cyangwa twe tureba inyuma tugira ngo ni jaune ariko uyimanitse hareba imbere akabona ni white ariko ibya RIB n'abakora amakosa cyangwa ibyaha n'abakosora ibyo simbizi sinzi icyo bashingiraho bari bakwikina ari kibi cyangwa ari kibo bazo ko bakora akazi kabo bakamaze n'iminsi ariko reka mpere kuri ikintu nsabe abantu tugerageze Scovia niba arimo kurwana na Sam nimuvuge kuri Scovia na Sam mu bintu ubundi bigize ubusirimu ni ukuvuga umuntu ukavuga ku byo yakoze kurusha uko agaragara cyokora iyi mihanda nta bwenge bwinshi burimo rero kuba abantu badafite ubwenge tukaba dukora ibitagira ubwenge turi ku mihanda itagira ubwenge ubwo natwe twabubuze dukora ibitagira ubwenge nta byapa bya sansenike nta no kugabanya umuvuduko turagenda buri umwe muri speed ye turaparika aho tubonye nyine tumeze dutyo ese koko nta traffic muri uyu muhanda turimo uyu muhanda tugendamo nta traffic irimo ejo bundi nongeye kumva ijwi umuntu arimo kuvuga kuri The Ben
The Ben mushaka mujye muvuga nkako kuvuga ngo The Ben nta musatsi agira yiteye plante kazi yake ariko umugore n'umwana ngo yatwite mubaza ngo niba afite inda naza yifotore murashaka umwana uri mu mutaranaza umwana uri mu nda muramushaka w'ikigo niba arimo cyangwa atarimo nababwira iki The Ben narimo ngo arimba nk'ikijwanga mwakinyijwe rye ubwo ni ikijwanga nibura muri muravuga ku kazi ke n'inkora inkuru bakabati Scovia turakwiye inkuru zawe zikora nimbi njyewe ntabwo icyo ari ikibazo mwarimu niyigisha tukareba isoma amanota abana bazanye tutudora ukuntu abarimu mumeze ibyo turimo turavuga ku kazi kawe kandi wemeye gukora ariko ibintu birenze akazi k'umuntu ubuzima bw'umuryango we n'abamugize please twashatse turafika mu muhanda sasa byandi ntabwo nzi niba turahita turashya ngira ngo turashya gendarme traffic kuko polisi yo ngira ngo sinzi niba ibintu birere icyo bintu bihe muri iyo mihanda bamwitagira ibyapa nge nabirebye icyo yari yakoze bwa mbere cyari cyandakaje numva nakigaye ariko nyir'ubwite yarambwiye ngo nta buzima bwite bw'umuntu uzwi asa koko ndamaza nariko utaravuga minisitiri uvuga umugore n'abana kandi ubavuga nabi kamugereka atumva ariko genda muri showbiz hanyuma minisitiri yo yaje mu gitaramo kutamuvuga ngo uvuge iwe mu rugo uzi ikintu bikora ngo mutaramire ari mu gitaramo umwana yica akanyoni wangana nicyo umwana wishe sakabaka bose bicimishwe yimanutse barahunga bakaza bose bicimishwe yose akabaka yateye abana bajya mu rugo abagabo bagasohoka kabyo naye nguko ibyo ni biri kuri iyi mihanda nyine nkuko mwabivuze ngo ibigiramo ariko mu by'ukuri turi ababyeyi turi abantu njyewe nemera ko mu magambo nshobora kuvuga nshobora gukoresha terime ibangamye kabangamira abantu rwose ariko abantu bayikuzeho impaka bakavuga ngo ntiwari ukwiye kuvuga ngo dore uko gisa ariko ubu nkumva niko navuze nshobora kuvuga ngo kuko navugaga ni nk'umuntu ugenda arasitara ariko ibintu umuntu avuga akabisasa ntagire imbibi kabicuma birasaba ko nyine muri iyi mihanda bashyiramo ibyapa icyo nibaza RTD muri iyi mihanda n'indi ikibazo ribu nuko ari ishaka kuza gushyiramo ibyapa kandi RTD birasaba ko ribu ushakira RTD y'imihanda tumugiye cyangwa tujyaneyo ibyapa byacu ngayo nguko ibyo nibihise iyo ni comment nto nakoraga y'uburyo bw'uko tugerageza mu by'ukuri kugira ibyo tugaya tukagira ibyo dushima tukagira comment dukora ku bintu cyangwa ku bantu ariko ubuzima bukikije urenze ubundi nge nemera ko bibaye byiza navuga umuntu n'akazi ke ariko sinavuga umuntu harimo kuvuga akazi ke ntarimo no nyine sinavuga umuntu n'abantu be ariko navuga umuntu n'akazi ke cyangwa wenda Scovia n'inshingano ze cyangwa n'ubuse bwahinduye nk'uko tugeze mu bigeze ubuse bwahinduye gutera urwenya gutera urwenya uri dekore kankwereka gutera urwenya sinibuka ikintu nigeze mvuga ku kintu twari twabonye umudamu wavugaga ngo asengera umugabo yasengaga yambaye ubusa kuri YouTube imwe avuga ukuntu yajyaga arasenga ku manywa na nijoro ngo akikura imyenda akambara ubusa kugira ngo abone umugabo nabaje ntanga urugero ku munyamakuru mugenzi wanjye navuga nti rero runaka nawe birasaba ko azajya ajya gusenga yambaye ubusa wenda yabona umugore ubwo mu by'ukuri mbiteyemo burage nawe araje arabinyandikira yambwira ati shati nimufata nzakwica araje no kuri Twitter aho bagakasa gashyizemo ati shati ubu ntunyigabije atari ku wundi wabaye marene nubwo ndi umugabo urumva turimo diringa nyine muragana ariko yaramukavuze ati Scovia ibintu wakoze birambangamira ndabyanga kuko turaziranye kabinyandikira cyangwa kabyandika ku rubuga njyewe ubwanjye kumagura binamubwire ngo numvaga nganira ariko niba nakugonze sinkwiye aho nabishyize bishobotse nabisiba ariko nakoresha imbaraga nyinshi zamamaza ko icyo navuze ari ikosa kugira ngo abafashe ka kandi ningira amahirwe babone nakakazi ariko ubwo nkabagize nte ndarekeye usibye ko ntabivuga kenshi ushobora kuba mbivuga nka rimwe mu myaka 5 ariko ubu nkuri ngenda buhoro rimwe na rimwe sinkomeze kubivuga ariko ubwo buse murimo gufata umuntu utanumva ururimi rwawe ukamuvuga kuriya uri bumusobanurira arongeramo umunyu cyane nibimara kumigeraho najya kubiganira ibibazo tubundi bamvuga bati iyo ngiyo ko batananze atangira avuga ati ubundi ni gute nashatse umugabo uvuka mu gihugu kirimo abantu bameze nk'aba kandi umuntu aroroshye arinze yazinaha ariko ubundi uburyo abantu bavuga uyu muntu ni igihugu cyabo nticyubaha abantu ni igihugu kimwanga cyane n'uyu muntu koko oya yavuga ati naba abantu baho nibagira ikinyabupfura bameze batya n'uyu mugabo yanyihishemo ameze nk'uyu mvuga turimo turavuga umuntu utazi uko tumeze rimwe na rimwe ushobora kwibaza ariko Imana y'u Rwanda ifashe ntihagire imiryango isekurana kubera abantu baje kuvuga ibintu by'ibitakaragasi nabo bakabita ku gasi natwe tukabisamira ku gasi iyo Mana twagira nakanyuzemo inkuru yanjye rero nta mubyeyi ushobora kwihanganira ibi bintu ahubwo ababyeyi nitwe bantu bonyine dushobora kwakira buri kintu cyose kubyara igitangaza
nitwe bantu bonyine dushobora kwakira ikintu cyose. Umubyeyi udashobora kwakira ikintu gusa hari icyiza ukagira ngo baguteye ikinya ukishuma ukaba wazana amaraso ariko ntiwumve kubabara. Icyo kirashyika. Mu ntangiriro z'uku kwezi turimo kwa 10 humvikanye inkuru y'umwana w'umukobwa muto wapfuye, urupfu rutunguranye. Abantu babonye kuri Twitter y'umunyamakuru wa RBA Eugene Anangwe nanjye yabinyandikiye muri n'urubanza rushobora kuba ruzaba ejo Kagarama urukiko rw'ibanze. Yabinyandikiye mpuze nshaka ko ntanamushubije, ariko ndabibona no kuri Twitter ze kuko niba byagiye 16 byakomeje kuza bigaragara ari byinshi abantu benshi babivugaho. Uyu mwana w'umukobwa Imana imuhe kuruhuka, urupfu ntirumenyerwa nyine, ariko iyo bigeze ku mwana biba bibi, yaba umuryango zaba inshuti yaba wabyumva byose wese. Uyu mwana w'umukobwa mutungana gutyo kumubona yapfuye noneho agapfa atari kwa muganga, ikintu kibi. Tazize impanuka nk'iyo mu muhanda ngo nyine oya niyo mu muhanda nayo ibiteye wowe uzi kubuzi ngo umwana yagiye ku ishuri hakaza intumbi nako hakaza inkurumbi mahita ijya ku bitaro. Uzi kuba uzi ngo umwana yagiye koga bakakubwira bati ari muri muruge Kacyiru yaguye muri pisine, nta mubyeyi ya IPRC yazanye amashe. Ego hari ibyago tugira ariko biri mu isi dutuye. Ariko iyi kesi y'uyu mwana w'umukobwa muto Uruga, ndavuga nabonye video kuri hano Twitter ya Nangwe, mubyeyi we nawe ugaragara ko akiri muto yari imfura ye. Nyine mu magambo yanjye no muri video yanjye ntabwo abantu bashobora kwiyumvisha ukuntu ndimo kumva ko uyu mubyeyi ameze. Icya kabiri nta nubwo ndimo kubyumva, ndimo ndabivuga nti ariko sinashyika aho uyu mubyeyi yari ngo numve uko yababaye bingana. Ntabwo ndimo kugeraho abavandimwe be bageze, ntabwo ndimo kugeraho inshuti ze bageze, ariko harimo inkuru irambuye hano. Scenario byagenze ibyo ngiye kuvuga siko kuri, ariko nibyo bivugwa. Mpamvu murisha ngo siko kuri ntabwo ari njye warebye muri bo, ni ibivugwa. Uyu mwana w'umukobwa ngo hari urugo rw'abasore bamwe baziranye, harimo ngo nabo biganye nabo n'abasore batatu bari mu rugo niba ntibeshye uko inkuru nayumvise ndi ntahari mu ruko nyivugaho. Nje hano nanga guhera ku nkuru mbimbwira abantu nari maze igihe ntahari. Noneho umwana wakajya ahamagara mugenzi we baziranye, undi avuga ati genda cyahuze ndi mu kazi sindi buboneke, atariko bahamagara runaka tubana. Abasore rero hamagara, abasore ni batatu bari mu nzine barabana ariko bagiye ku kazi. Uyu mwana w'umukobwa rero akabaziranye n'umuto muri abo basore, aramuhamagara ati suri ati gese naboneka ndi mu kazi niko inkuru ivuga, atariko wavugisha runaka bagenzi be ati kandi we akorera muri zone nawe ukoreramo. Kuko uyu mwana yavuga ati ndumva mfite irungu nshaka kujya ahantu nkatembera. Wa wundi nyine uri hafi yaho ari mu mujyi ngo aramuhamagara, ndamubwira ati uyu munsi ndataha ari wowe untuye. Ngateye ati reka nze urebe nanjye nayishoje akazi ariko ndashonje. Ari rushonje umusore ngira ngo cyangwa umusore acaho ngo bagura isambusa ngira ngo niba ari ragarete cyangwa ragarete cyangwa ragaridienne. Hari ishuri yitwa ragaridienne ariko ni ragarete. Sambusa zo kuri ragarete. Si ni ukuntu ni kimwe muri Kiyovu. Ndahazi. Yego. Hafi y'amashuri abaho. Ku muhanda. Ntabwo nzi niba ari umukobwa wazishakaga cyangwa ari umusore, ariko inkuru bayimbwiye bati ko yari inkuru y'urupfu numvaga nashaka kumenya bashaka kurya isambusa. Bacaye ngo barazifata. Umwe muri bo ngo aravuga muri abo bombi baciye uwo mukobwa n'umuhungu aravuga ati yewe ntabwo ndya isambusa ko nshonje ibyo kurya. Kwa kuno gushonje inzara kumva ashaka kurya ibyo kurya. Cyangwa ibisambusa ari bivuta. Ariko ngo baca mu rugo kugira ngo ngira ngo bitunganye barebe na mugenzi wabo hari basohoke none bajye muri rwa rugo wawundi aze kuva kwaza basanga aho bashobora kuba bagiye kurira cyangwa kunywera, ariko babazanye udusambusa. Kobwa hageze ati ni mu nizo ubwiherero, ariko kujya mu bwiherero abasore babandi baba mu nzu usanga badafite ubwiherero bugibwamo n'abari muri salo kujya muca mu cyumba ari ubw'icyumba. Baca bamwereka icyumba kimwe, umusore umwe uwo bazanye aramukingurira amubwira ati wakoresha iwanjye, asigara muri salo na mugenzi we niko inkuru ivuga. Ariko aragenda agezeyo mugenzi we ngo bagaserezanya ati wari isambusa, undi ati sinzirya, nanjye ntabwo njya ku isambusa, nyine baraho bajya ngo impaka. Kandi bavuga ati ariko urugo yaheze so baracyari muri tuwarete. Noneho nk'abantu bamumenyereye ngo bakomanga
mbere yuko bakomanga ngo umwe arebye abona mugenzi umukobwa ajya kujya mu cyumba yasize inkweto ariko undi yibuka ko mu cyumba hashobora kuba hakonje ahita abwira mugenzi we ariko ati kuramo kamambiri sha umukobwa yukandagira hasi hakonje arazijyana azijugunya mu cyumba aramuhamagara ati urwa ati nusohoka wambare izi kamambiri nabonye bazikuyemo bakuyemo inkweto yisubira muri sara asanga ngo mugenzi we ariko ntabwo inkuru ubundi ariyo nshaka kuvuga nubwo ndi buyivugeho kugeza icyo gihe nta kibazo kiraho noneho ariko bategereje umuntu aratinda barebye mu cyumba babona ngo yavuyeyo araza yikubita ku buriri nyine ariko barebye babona arameze nabi ahumeka nabi noneho wa wundi basanze mu rugo atari uwo bazanye bava mu mujyi asa nkaho yaba afite ubumenyi mu gufasha umuntu urimo guhumeka nabi atangira kumufata gukanda ngo abone umwuka n'ibindi wa wundi bazanye ahamagara ambulance nk'inshuro nk'ebyiri ntiyitaba ahamagara ngo polisi za numero za polisi ngira ngo niko amakuru avuga ariko amuhamagara ati turi mu rugo umuntu ararwaye afite ikibazo baramubwira ati rero niba arwaye ni mukora ibishoboka mwihutisha kwa muganga niba ambulance yatinze kandi kuko polisi ntabwo yajya mu gufata umurwayi keretse wenda uvuga abantu barimo bararwana haruteye undi byuma abandi icyo bagomba gukora ni ugutwara umuntu kwa muganga ariko bagenda bahamagara ngira ngo umwana umwe mu bahungu ahamagare papa we cyangwa mama we ati bahamagara abo mu miryango yabo bati twari kumwe na mugenzi wacu hano afite ikibazo tumujyanye kwa muganga akirimo umwuka kwemeza kurimo cyangwa utarimo kuri abo basore bareba umuntu wera nta nubwo bamenya niba yapfuye cyangwa atapfuye kuko hari igihe ibintu bigera ku buryo udashobora kwemeza ko umuntu umwuka washizemo cyangwa yahereye keretse wenda nka muganga musenga imana ati baramwirukankanye bamujyanye ku ivuriro rimwe hano mu mujyi bahageze muganga azatabara kuko na famille zo wabo muhungu zirageze ariko ngo na famille zo wabo umukobwa ngira ngo niba barazihamagaye icyo gihe niba sinibuka uko byagenze kugira ngo wabo umukobwa nabo bahagere ariko bahageze bagezeyo muganga ngo asuzumye areba abasore arabwira ati umuntu byarangiye hano ukamuza bati se birangira gute ati yapfuye tekana ati umuntu apfa ntacyo abaye ati yapfuye ati ntabwo yapfuye ntuze yishwe n'iki ko ngewe wavuye ku kazi akampamagara nkamufata tukagenda urumva njya muri isambusa bari bataranazirya mwene ngo avuga ngo ari isambusa zihumanye yabapfuye ate ibyo byose bajyaho babivugaho ni inkuru ibaho ubona famille y'umukobwa iraza n'iki urumva gupfa k'umuntu bose batireka gupfa k'umuntu kuba kurageze rero byanga bikunda umuntu wapfuye ikikurikira y'ibyo yuko muganga avuze ko umuntu yapfuye hakurikira ribu cyane ribu kuza ni impamvu zingana n'igihumbi ku ijana ugomba kubiharirwa bati ninde bati twe twari kumwe nawe mu rugo arapfa bati mujye mu mapingu rimwe na rimwe aba bantu niba bazajya bava kuri gereza ntihabaje umupfana ikindi mushiki wanyu oya ubyo wenda barabibajije wenda bafata umushuti wacu ati ndamushuti wa murumuna wacu ati nuko twari murumuna wacu atarava ku kazi ahubwo Imana yaratabaye uriya nawe yaba yahaze uba bafunze bombi ikintu gihari nyiri kuri icyo kintu cyo kuhita babafata nyuma niba hano mu Rwanda dukeneye ahantu bavura ihungabana kambabwire nk'ubufashe nyirwo nsanga wa mugabo yitwaga nde Pascal nyirwo nsanga doctor ugapima ukuntu ubwonko bwe bukora uyu munsi yapfushije umwana yakundaga cyangwa yabanaga nawe ntiyabona umwanya wo kumurira ahubwo baramumufungira ukamanza asuzumye asanga nta mpamvu yo kumufunga hari bye abamurekuye by'agateganyo uyu muntu sinemera ko ubwonko bwe n'agahinda n'umubabaro no kwibaza n'iminsi yamaze ari muri gereza yicaye ukuntu ubwonko bwe bwakoze niba koko ubwonko bw'umuntu bufite ukuntu bwivuruga ubwonko bwe bwabiraga nk'ikigage gihiye niba yariyumvisha ukuntu atisha umwana yagize ibyago apfusha wenda umwana noneho agasigara arwana ubwonko bwe bukabira nk'ikigage ariyo mvuga bwibaza ngo ndavuga niko atari jye wishe noneho mwica umwana wanjye umwana w'umugore nkunda cyangwa tubana ubwonko bwe bwabiraga nk'ikigage ahubwo bamaze kumurekura ninde muntu washinzemo umuheha ngo kubira byoroshye uwo muntu ninde ko dukeneye muganga kujya ashinga imiheha mu bwonko bwacu bugacu nari nkivuga kuri iyo nkuru y'aba basore noneho ndibaza babambitse amapingu barabatwaye barabahungu umuganga iyo azana nk'imashini ipima umutima iyo haba harimo umuntu ufite pressure abashyinguye kuko iyo situation urumva ukuntu ingana ariko harimo koco ahubwo icyo nibaza kuri ribu habaye abantu bafasha abantu kuvura ku bijyanye n'imitekerereze ubu ushobora gufata umuntu kubera situation mufatiyemo kanguye nk'urugero iyo njye nk'umubyeyi hari igihe nabaga ndyamye ntajya kumva nkumva umwana arikanze umwana iyo yikanze azamura ijwi yaba arira cyangwa iki ntabwo nshobora kwibaza niba ndyamye ku buriri bufite supaneti ariko ubwonko bwanjye nubwo nabarajimije itara mba nibuka
umuryango unsohora iwanjye n'ujya iwe aho umwana aryamye. Iyo speed ndayikoresha, akaba nubwo na se w'umwana duhurira mu muryango twese kuri ijwi twaryumvishe, ntawe ubwira undi ngo genda. Tugahurira nko mu muryango naranga bimwe yasekura undi nk'umutwe, mwese mwiruka mujya kureba igituma umwana yikanza atyo. Ikimbwira ko umuntu wagize igihunga ashobora kugira ibibazo, iyo nirutse mfata wa mwana nkareba, ndakambwira ati nikanze akanyoni kanjonga hano ko yigeze wenda kukabona nko kwidirishya, kandi ibyo birashoboka ku mwana. Ariko nubwo mba namuhumurije ngira nkamuryamisha agatuza, upimye ukuntu numva mpumeka ni igihunga ku buryo hari n'igihe mpaguruka nkumva afite isereri kandi ugatuzamo gake nanjye nkatuza. Ubwo buryo urumva ukuntu ndibaza uyu musore, aba basore bakibafata n'undi bafatira muri situation atari we wakoze icyaha, kuko wakoze icyaha we ubwonko bwe bamaze kwakira ko ashobora kuba hari ibintu agiye guhangana nabyo. Ariko nk'umuntu bahuje n'icyabaye atabiteganyaga atanabikoze, udafite n'uwamurengera ngo adashobora no gusobanura ukuntu atari we muri ayo masegonda. Hariho n'ushobora gufatwa no kuba akaba pe gaceceka. Barabafashe birumvikana, kandi nanjye ndemera ko bikwiye kumufata, barabatwaye. Ariko igihari hano ni iki? Ni icyo abantu bagomba kumenya, hakwiye koko gusuzumwa kumenya yishwe n'iki. Umubyeyi hano muri video aravuga ngo yishwe n'umuntu. Ibyo umubyeyi avuga agiye ndemera ko ariko akwiye kuvuga. Yavuze n'abantu n'umuntu. Nyine umubyeyi akwiye kuba avuga atyo. Sibyo? Nta nubwo yanavuga ko yishwe n'igihugu cyose. Ngewe umuntu utaka sinjye mvuga ngo arimo arataka nabi. Nta nubwo ngo umuntu urimo kurira atakamba yapfushije umwana we cyangwa umuvandimwe cyangwa umubyeyi we ngo yarize nabi. Uyakurira ntabwo habamo melodi n'amajwi. Ibyo umubyeyi avuga akwiye kuba bivuga. Kuko umwana hari ahantu yarari kandi yari muzima. Uko yabivuga kose ndashaka ngo ntihagire umuntu n'umwe umutera ibuye. Yaba n'aba basore bafunzwe cyangwa imiryango yabo ntihagire umuntu utera ibuye umuntu urimo gutaka. Nyine none se muragira ngo avuge ngo iki? Avuga ngo yipfushije. Ntabwo bikunda. Byanga bikunda hari kisha umwana we. Ariko ubwo atarakimenya ni wowe uribikeka. Kandi akwiye kurira atyo. Abasore rero imbere batwaye. Icyo nari mvuga niki? Uru rubanza ejo ruzaba. Hari ibintu nibajije. Umushinjacyaha yambaye inkweto zikomeye ku buryo agomba guhagarara ku maguru y'abiri. Camanza azambwira ati ni impamvu ki wazanye aba bantu imbere y'urukiko. Akaduha impamvu irenze kuba uwapfiriye mu rugo yarapfiriye mu rugo barimo gusa. Kuko umuntu upfa wese afite ahantu agomba gupfira. Ahari hose habyara. Bana hari hose. Umuntu uzapfa wese hari ahantu azapfira. Nta hantu hagenweho gupfira. Cyokora hari ahagenweho kurwarira. Wenda ushobora kuzarangiriza ubuzima. Ariko aho gupfiraho ntaho dufite ngo umuntu agomba gupfa ari Remera. Ariko hagomba kuba hari.